hari ukuntu nari ngiye gukora video ngiye kukubwira uburyo izi PAWS token twabikurije kuri Bybit bari bongeye bazivanyeho. Hari uburyo nyine nari ngiye gutangira gukora video nangiye kukubwira ni don't panic, nuza kujya kuri Bybit ukabona PAWS token zawe wari warabikurijeho ndetse zaranakugezeho ariko zongeye kuba zivaho. Ariko nyine mise mbona zagarutse nkuko nari ngiye kubikubwira ni nugira ikibazo mu kanya uraza kongera uzibone. Ibi byari byabayeho, impamvu byari byabayeho cyangwa se impamvu izi PAWS token zacu bari bongeye bazibikuje bazivanye hano kuri Bybit. Iyo tuje hano kuri home button tukaza kuri aka kamenyetso kariho ekuteri cyangwa se kuri support tugategerezaho gato twitonze, uri kubona ko bari baduhaye iyi update bagira bati important PAWS airdrop update recalling and redistributing tokens due to an update airdrop rate provided by PAWS will be recalling and redistributing tokens to eligible users. Please note, previous PAWS airdrop will be reversed as part of this update. A new distribution will be processed shortly based on the latest eligibility data. EEA ni ukuvuga ngo ni European, ni abantu bo mu bihugu byo mu Burayi cyangwa se muri Europe, remain ineligible due to MICA regulations. Kimwe mu bigaragaza iterambere u Rwanda n'abanyarwanda bamaze kugeraho ni imiturire ndetse n'imyubakire igezweho ijyanye n'isi turimo uyu munsi, isi ya digital. Ndetse aho usanga buri wese asabwa gukora akazi kanoza neza ku buryo bwa kinyamwuga. Izo nizo mpamvu nyamukuru mu zindi nyinshi zatumye abanyarwanda n'abarutuye bashyirirwaho kampani yitwa Jadozimariyo Estate. Jadozimariyo Estate ni kampani kugezaho serivisi zirimo gupima ubutaka, fiche cadastrale, kugabanya ubutaka mu ibice, kubaruza ubutaka bwa mbere, gukosora imbibi, gutera borune, ubujyanama ku mikoreshereze y'ubutaka, software training ndetse na building plan. Si ibyo gusa kuko muri Jadozimariyo Estate tubafitiye amazu meza ndetse n'ibibanza byiza bigurishwa cyane cyane mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Iyo tuguhaye ikibanza tugufasha no kubona icyangombwa cyo kuba wakubaka mu inyubako yose wifuza ndetse tukaba twanayikubakira igihe ubikeneye. Dufite YouTube channel mu mazina yacu Jadozimariyo Estate. Dushyiraho amazu meza n'ibibanza byiza bigurishwa. Yisure nonaha wihitiremo inzu cyangwa se ikibanza wifuza ku giciro kikunogeye bitewe n'ubushobozi bwawe. Ku bindi bisobanuro ushobora kuba waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero uri kubona kuri screen yawe, cyangwa se ukaba wadusura aho dukorera Ikinyinya kuri gare ahahoze radio y'Abadage Deciveri. Urakaza neza kuri Jadozimariyo Estate. Ngwino tuguhe serivisi inoze kinyamwuga nk'uko abakoranye natwe bose batwirahira. Naba ari wowe usigara udatuye aho wifuza ndetse mu nyubako wifuza. Ni ukuvuga ngo hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri Europe nk'uko babivuze hano European Union cyangwa se EEA. Hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri Europe biri restricted kuri cryptocurrency. Niyo mpamvu rero nago bari bavuze ngo wenda reka tureke abo bantu bo hanyuma hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri Europe biri restricted kuri cryptocurrency. Niyo mpamvu rero iki gikorwa cyabaye muri rusange ni ukuvuga ngo hari ibihugu bimwe na bimwe by'i Burayi cyangwa se muri Europe biri restricted kuri cryptocurrency. Rero iki nicyo cyari cyatumye
natwe bafata PAWS token zacu basa nk'abazishubije kugira ngo baze gukora fair distribution, cyangwa se nk'uko babivuze hano bagira bati a new distribution will be processed shortly based on the latest eligibility data. Hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri Europe kugeza ubu biri ineligible kuri cryptocurrency. Ntabwo rero bari gufata PAWS token zabo zonyine ngabari bo bazambura, ahubwo nyine bazitwambuye muri rusange, hanyuma kugira ngo barebe noneho abantu batari restricted kuri cryptocurrency bongere batwoherereze PAWS token zacu. Rero narakora na video narayitangira gusa, ariko nari nyimara kubona update nangiye kwitegura mbona PAWS token ziragarutse. Niba nawe byari byegeze kukubaho umenye ko nyine icyo cyari cyo kibazo, ndetse hari n'impamvu iri kuvugwa ko nyine hari n'ubundi abantu batari barabonye PAWS token zabo, nkeka ko nabo kuri iyi nshuro kuri iyi distribution babonye PAWS token zabo. Hanyuma dusubiye inyuma ho one more time tukaza hano kuri trade. Nituza hano kuri trade nuza hano muri ukaba wakoze search kuri iyi trading pair ya PAWS pa USDT, urazi kubona ko hasigaye only 3 hours and 49 minutes kugira ngo ku isaha ya saa 7 zuzuye habe hageze, nibwo nyine trading iribuze kuba itangira. Ngewe ndaza gutangira, ndaza kuba ndi ready ku isaha ya saa 6:40, ku isaha ya saa 6:50 gutyo ndaza kuba ndi ready ku buryo PAWS token kimara kuba listed ku isaha ya saa 7 ndahita nkora trade ngire vuba nkwere kukuri bubikora amafaranga kugera kuri mobile money nk'iminota 5 ku isaha ya saa 7 nk'iminota 5-10 gutyo ndaba namaze kukugezaho video. Reka mwifurize ibihe byiza, tubonane mu kanya gato cyane. Ciao ciao.